agiye gufasha urubyiruko rw'abanyarwanda kugira ngo rukureho leta iriho. Mwongere musubire inyuma nawe mutarakurikiye kubera akazi kenshi, murebe ibyo bigarasha mu matsinda yabo byose icyo byahuriyeho. Ni ukuvuga byanga u Rwanda n'uwanga u Rwanda biramushyigikira. Tshisekedi ubu ngubu barimo baramuhakwaho batazi ko ari umunyantege nke, nta n'icyo ashoboye, ngo bafashe rwose gutera u Rwanda, basa n'aho batangira kwiranja inyuma ye ngo utwibuke, nitwe alternative, nitwe plan B, nitwe dushoboye, nitwe tukuri inyuma. Birirwa bahakwa kuri Ndayishimiye. Mu gusoza, ibigarasha ni byinshi, nta n'amayeri bifite, ibyabyo byose bibivugiraho, kandi wasesengura n'ibyo banditse n'ibyo bavuga birimo uburozi, birimo ikintu kibi cyane. Hari platform nyankurikira z'ibigarasha, ntabwo nirirwa nzivuga. Muri iyi minsi ikigezweho cyane ko mu mezi makeya igihugu kigiye kujya mu matora, ni ukwibasira umukuru w'igihugu. Iyo wibasiye umukuru w'igihugu uba wibasiye u Rwanda rwose, uba wibasiye n'umuturage. Umukuru w'igihugu w'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, aho yavanye iki gihugu twese turahazi. Guhagarika jenoside twateranywe n'amahanga, kongera kubaka iki gihugu muri porogaramu 9 mu ngingo 9 za FPR, nta kuvangura, nta ki, abanyarwanda bose barangana, nta munyarwanda utahanwa muri iki gihugu. Ministre General ntabwo yaza ngo yake umuturage icyo ari cyo cyose, uretse na parcelle y'aho hatuye, n'imodoka ntiyayimwaka, na telefone ntiyayimwaka. Icyo gihugu muri Afurika ntabwo wakibona. Soza rero navuze yuko tutasuzugura fenomene y'ibigarasha mu matsinda yabyo byose. Hari icyo bashyize imbere rero kuri ubu ngubu, ngo gikotana, ntago kotana kw'ibigarasha, ngo kirwane urugamba rwa politike kiri imbere mu gihugu. Victoire Ingabire mwamuvuzeho, ndashaka kumuvugaho akantu kamwe gusa. Victoire Ingabire akimara gusohoka muri gereza ku mbabazi za nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bishingiye ku mabaruwa menshi cyane yari yanditse asaba imbabazi. Murabyibuka imbere ya mikoro z'abanyamakuru Mageragere aribwo asohotse, yavuze ko ashimye imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu. Ariko amaze kugera iwe, amaze gukaraba, amaze kwisiga utuvuta, amaze kuryama agasinzira, uretse ko no muri 1930 yarasinziraga, twabonye selire icyumba cye yari afite, yarafunzwe neza azira ibyaha yakoze. Amaze nk'igihe, muraza kunyibutsa, kitarenze iminsi 10-15 imbere y'itangazamakuru bironde record, yahakanye imbabazi z'umukuru w'igihugu, ati ntazo nasabye. Muri ya mvugo ye, body language na ton y'ubushizi bw'isoni n'indangagaciro nkeya. Ngabo abantu dufite ubu ngubu bari guhirimbana ngo barasaba guhanagurwaho ubusembwa. Bernard Ntaganda nawe yamaze gufayilinga kesi mu rukiko, wa undi watura tugabane, muza amatangazo basinyaga konjotima we na Victoire Ingabire. Bavandimwe, mu ijambo rimwe, harabaye ntihakabe. Umukuru w'igihugu cyacu yaravuze ati bishe umubiri, ariko umutima w'umunyarwanda, resilience y'umunyarwanda ntawe yagiye. Arongera aravuga ati kuri twe abanyarwanda never again izaba impamo. Niwo mwanzuro nafata ku bitekerezo natanze. Ndabashimiye ko mwanteze amatwi. Tuzirikane yuko abanzi bacu ntaho bagiye, nibagiwe kuvuga abazungu babashyigikiye, nabo tuzi bagaragara mu matangazo muri politike zabo, bakagira ngo ntitwabisesengura ngo tubibone. Tugomba kubaho nka kiriya gihugu cyo muri Burasirazuba bwo hagati, Israel, gihora cyiteguye.
natwe tugomba guhora twiteguye mu mahanga, umuntu ku giti cye, muri platform duhuriraho nabo tukabasubiza nk'uko Gatete yabivuze, nyakubahwa Simeon, nyakubahwa Egide, nyakubahwa Gatete n'abandi bose tugomba kubigerageza. Uko bafungura space ntabwo babireka, natwe tugomba kuzifungura. Ya nyikirizo yabo kwa guca igikuba ngo umukuru w'igihugu yitabye Imana ntabwo babiretse. Ababyumva bakuka umutima. Ntabwo twe twajya muri iyo narrative, ahubwo tugomba kuvuga ibyiza by'igihugu, byanashoboka ibyo yakoze n'amashusho tukayagaragaza. Murakoze cyane. urakoze cyane bwana Nsengiyumva Vianney. Hanyuma dukomeza abashyi kuri televiziyo kugira ngo tubashe kumva. Yego urakoze. Hanyuma Dr. Ismail Kanani, niba utwumva wafata mic nawe igitekerezo cyanyu. Muraho muranyumva? Muraho neza Dr. Turakumva neza. Murakoze cyane Simeon, murakoze kuba mumpaye ijambo nkaba mbonye umwanya. Ndashima ko nanahageze nsanga natanze igitekerezo mbere yuko ngenda, nsanze ukivuzeho, kandi ndabashimira cyane kuri iyi space. Ndabona rwose abitabira ari benshi, hari ibyo navuga ngo ndabona ibihe biri kugenda bihinduka, ndabona ukuri kuri kugenda kujya ahagaragara, ariko ngiye nkurikije topic mwashyize hariya, nizera neza ko icyo mwifuzaga kumenya ni ukugira ngo tumenye neza imitego, inzira cyangwa se ibikoresho bakoresha kugira ngo bajye ku mbuga nkoranyambaga, kuko nayo ni kimwe mu gikoresho bakoresha. Noneho ahubwo twe twige ni gute abantu babasubiza. Nabonye numvise ibitekerezo bitandukanye, ariko njye narimo ntekereza reka ndebe ntihakorwa iki. Icyo tugomba kumenya cyo muri sosiyete burya iyo ubana n'abantu ntibura uruntu, buri gihe ntihabura umuntu cyangwa abantu bakurwanya, bavuga ibyo bashaka, byaba ukuri, byaba amafuti, byaba bitari ukuri. Igihe cyose ntabwo bazabura kandi bagomba kubaho, kuko icyo tugomba kumenya ni uko nubwo ntari umupasiteri, ariko nzi ko habaho ijuru hakabaho n'umuriro utazima nk'uko bamwe bajya babivuga, cyangwa se mu nzu ya Satani. Hagomba rero kubaho n'abakora byiza, hakabaho n'abakora ibibi. Ariko ngewe icyo nakuye muri iyi topic ni uko navuga ngo igihe kirageze ko abantu babwirwa, bakabwirwa ukuri, ku buryo ingeso yo gushaka kugaragaza ibibi byabo bashaka kubihinduramo ukuri, utarinze ufashe ingamba bishobora kugira icyo bigukoraho. Kandi ni byiza ko umuntu agomba kumenya iyi tactics cyangwa ideology, ibitekerezo bafite, amacenga bakoresha mu kugira ngo ukuri kujya ahagaragara. Ndagira ngo mwibuke u Rwanda. Nimufate u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, mugeze mu 2000, yewe tugeze mu 2010. Iyo wajyaga kuri Google, kuri Twitter, kuri Facebook, ku mbuga nkoranyambaga hose, ugashyiramo ijambo Rwanda, ijambo ryazaga ryihuta, murabizi neza, ni Jenoside, ni Abahutu n'Abatutsi baricanye, u Rwanda rw'amaraso, Abanyarwanda nabi, ibintu byose bibi byajyaga ku Rwanda. Ariko noneho nimwongere mu klike kuri Google, mu klike kuri search, mu klike ku mbuga nkoranyambaga, iyo ushyize mu Rwanda ni visit Rwanda, u Rwanda rufite cleanness, Abanyarwanda abantu beza, Abanyarwanda, u Rwanda rwabaye rwa mbere rwabaye. Ibi byose twabigezeho gute rero nk'Abanyarwanda? Ni kwa kugaragaza tukemera natwe nk'uko bakora, ukajya ku mbuga ukandika, ariko ukandika ukuri. Niyo byagiye bihanagura ibyo bigarasha tugiye kuvuga mu kanya, byagiye bishyira ku mbuga. Yewe hari n'uwavuze ngo ni Abanyarwanda baba muri ya ntara ya 6. Yego nibyo, ariko ngeraho
na ba bandi babacumbikira ari bo banyamahanga, ari abo bazungu, ari n'aho batuye, yewe hari n'abanyarwanda bari mu Rwanda mu gihugu, murabazi amazina menshi abenshi bagendaga bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, bakaba bumvaga ko bajya hejuru y'amategeko. Ibyo rero guhindura iriya sura y'ibibi ku Rwanda, ubu rero imvugo iragenda ibingiro yo ko igaragaza ko natwe burya hari igihe twari twaricaye kugira ngo reka badukorere ibintu aribo batanga amakuru. Ni nayo mpamvu wabonaga uko ushaka u Rwanda wasangaga ugwa mu bibi ukagwa mu mutego, ariko ndizera ko ikinyoma kiri kugenda gikora iki kivaho. Munyemerere rero mfate nk'utuntu tubiri, igitekerezo nshaka gutanga ni izihe nzira koko twakoresha kugira ngo abarwanya u Rwanda cyangwa ibigarasha izi nzira bakoresha noneho tudiringe nabo. Icya mbere, Simeon na Bayijide n'abandi mwese mwagiye nshimira cyane iyi platform. Nigeze gutanga igitekerezo, ariko iriho abashaka kugaragaza isura y'u Rwanda, ariko ntimujye kuri, inariho n'ababandi ibyo bigarasha nyine bishaka kureba aho umuntu aza gutegwa, noneho bajye kwandika ngo ariko kariya kigize, nta n'indi mvugo bakoresha, kariya kigize gate, wigize igiki, bakoresha imvugo za zindi zishaka kugira ngo agukoreho mu mutwe, cyangwa ariko gasanga ni nko gushyira ku gutwi kumwe uheza ku kundi. Iyo utamubwiye yumva yatsinze, yabaye umugabo kuruta abandi. Ubwo ndashaka kugaragaza imvugo z'amoko, imvugo z'aho bakomoka, imvugo z'amateka acuritse acuramye. Ibyo rero icya mbere ngewe numva kigomba gukorwa, reka tubanze tumenye, reka tubanze tunabumve, tumenye amacenga bakoresha, ni izihe strategy. Icyo kintu numara kukimenya, ako kanya rwose umenya naho bagenda. Naho niwicara ngo ntabwo nzamusubiza, sinzamwumva, cyangwa nzamureka avuge, ariko nzakomeza nkora ibikorwa, azakuvugira n'ibyo udakora. Kuko burya baravuga ngo ubwo ubwenge cyangwa ubumenyi aricyo twita power, ujye umenya ko na ignorance, guceceka, nabyo ni weakness burya mbi. Nubwo buri gihe uko asakuje ntabwo ari ugomba kumujya inyuma, ariko wifunga amaboko nawe wicare ngo bizikora bivuge. Uribuka ko mwibuka no muri ya gihe cy'inama nyakubahwa perezida wa repubulika igihe yize kuvuga ngo ariko ubundi ko bavuga bakavuga ibibi ku Rwanda, bafite izihe, twe tukirirwa ducecetse dufite ukuri ko kuvuga no kuvuga ibikorwa bihari, hakorwa iki ngo abanyarwanda tubihindure? Ni ibi rero turi gukora twese dufatanije mu kugaragaza ukuri ku Rwanda. Burya rero kumenya na background, aho inkomoko zabo, uko batekereza, aho bari, position barimo, n'ubuzima babayeho, buriya biragufasha. Urugero nshaka kuvuga, akajya ku mbuga nkoranyambaga kubera ko ariko kazi yabonye, nta n'undi mwanya, ariko akayicara hariya ari uwo gutwara amakamyo. Muribuka ejo bundi bavuga ngo bamwe batwara amakamyo barangiza, hari uwanditse ngo none se ntabwo mpembwa 2,000-3,000 ndi Buraya ntwara ikamyo nkaba nahemba, akicara ariko ntiyibagirwe ko yahoze ava mu gihugu ari umuganga, ari umuprofeseri, ari umukozi wa leta, arya make meza, ariko asigaye ajya muri shitingi no kugira icyo bitatu, ariko akarara muri shitingi hari ubuzima bwaramunani, atagira n'igihugu. Bo bakumva ko umuntu yabacarenginze ku mafaranga, cyangwa kuko bageze aho bahembwa menshi, akumva uri mu Rwanda ahembwa 200-300, ariko ahembwa 300, ariko afite umutekano, afite igihugu aho yajya hose, ariko we hari aho utakandagira, naho ukomoka ntiwahakandagira. Icyo rero tujye tucyumva. Ese ubundi ikigarasha kibayeho gute? Tugomba kukimenya. Ibi byo twirirwa tuvuga ngo ntituvuga amazina, ntituvuga ibyo, oya, nibiba ngombwa mubwiza ukuri, yumve ko ukuri kuryana. Ese ubundi abayeho ate? Ese ubundi afata uwuhe murongo kugira ngo ibyo yemera anabivuge? Niba avuga ngo nigeze kumva kare bavuga ngo yango ntibanga u Rwanda bavamo, ngo banga ngo ubuyobozi n'igihugu, ngo n'abayobozi. None se uzanga umuyobozi w'igihugu uvuge ngo ufite igihugu? Ahubwo kwanga umuyobozi no kwanga igihugu buriya byose biragendana, kuko iyo wanga umuntu uguteza imbere, nta n'igihugu nta n'icyo uba wifitiye. So ikindi cya kabiri numva tugomba guhindura bya bindi batuvugaho byari negative, tukabishyira muri
muri positive tukabigarura mu kuri ibi bibavugaga niba bakoze icyo nakwita mu cyongereza niho bavuga ngo when an opposition gives you a lemons make a lemonade. So nuko natangira gushyira hariya urwunyunyu nawe umuhe ibyunyunyu bishobora kumwereka ngo ibyo uvuga ntange mfite byinshi kuruta aho ngaho. Aha rero nyuma ugomba gushyiraho agenda y'uko ugomba kubikora. Agenda rero ni ibi biganiro, ni gahunda turi guhuriraho twese, si uko tudafite icyo dukora, ahubwo nuko tubona ko umutekano wacu bangwamiwe mu gushaka gukoresha, mu kutubuza no kutwangishiriza igihugu bagisebya. Biba ngombwa ko tureka ibyo turimo, tukaba ngombwa ko tugarura uwo mutekano, kuko burya umuntu kuvuga nabi ushaka kugushwanyaguza mu buryo we yumva ko yabigira imbunda cyangwa weapons yiwe, kumugaruka mwereka uti ibyo uvuga dore nge mpagaze gutya, nkora gutya, buriya ukihana program ku buryo iyi platform ijambo ryose uvuga ukarivuga uriziguzi neza ko urifite icyo uri kurwanda, ko ufite cause. Ariko bo nta cause bafite. Cause yabo nuko avuga nta kandi kazi afite, narangiza ajya gufata ama mitiweli cyangwa se ama social aho muri ibyo bihugu barimo, kuko nta kandi kazi yabona uretse kuvuga nabi kugira ngo abone uburamuko. Aha rero nkumva ko kuba dukoresha izi platform tuvuga ibigwi by'igihugu, tuvuga ibigwi by'abanyarwanda, buriya hari aho bibarya kandi baranabizi, biranabarya bikabakubita ahantu. So nta gucika intege rero, kuko na benshi barimo hano barabyumva kandi babyumvireho. Ntabwo ngisumayire nje kuvuga kuri platform kubera ko ari individualism cyangwa ngewe nje kuvuga ngewe n'igihugu cyanjye n'abanyarwanda mu rwego kwereka ngo ibyo uvuga bishengura igihugu. Ni umutekano muke iwanjye, ngomba guhangana nawe kugeza ukuri, abantu bagomba kumenya ukuri guhari. Icyanyuma rero ndangirizaho, nizera neza ko umuntu atagomba kumuha umwanya. Wagiye usoma ibyo bagiye bandika, reka bandike, ariko ntabone ijambo ku rubuga ngo avuge. Kubera iki? Kuko uramuha ijambo se aravuga iki? Ko arahita abona umwanya wo kwitakuma ajya aho ngaho avuge yishongore, none hanagutoneke agucumita icumu hahandi abona umwanya agushingurira aho ngaho. So nawe ubwo abonetse kutampura umwanya, nuko ndi cheap cyangwa ndi useless cyangwa ndi bure. Menya nabo baramenye ukuri ko gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ariko icyane nyuma ndangirizaho, ni mureke nyabuneka amateka. Hari urangije kuvuga yavuze ibya emereni, ndavuga ibya muderi za parimehutu. Ntitwibagirwa amateka ya ntambara, ibi bigeze muri Kongo turi kumva, ni ya mateka muri za 59 57 8 na kangahe ku ngoma ya Habyarimana, ari gukomeza akajya muri biriya bihugu. So amateka rero twaba twibagirwa twumva ko umuntu yakwicara agasinzira abo baturanyi bene wacu ari mu Burundi, ari muri Kongo, ari muri Tanzania, ari Uganda, abo bagomeza kwicwa cyangwa bakomeza kwigira guhohoterwa, ngo wicare nk'umunyarwanda ugira amateka. Twaba twibagirwa. Ndangirije rero kuri iki ngiki mvuga ngo Simeon, nituva no kuri uru undi nawe afungura urundi, nituva kuri social media tujye no kuri itangazamakuru, ukuri kugende kugaragazwa n'ibintu. Ndangirije rero kuri iki kintu twavugaga, wenda naba babyumve. Nimwibuke ejo bundi, ni urugero ntanze, muribuka igihe gishize umwe mu bayobozi mu Rwanda, kabinete ejo bundi imushyireho, babandi birirwa bahwihwisa bagira uyu musirikare yapfuye, uyu mukozi wa leta yarahunze, uyu muyara nta kibaho. Ariko wajye kubona mu gitondo kabinete kabimuhaye umwanya. Abenshi bicaye n'abantu b'imyaka 50 60 bakuze bafite ubwenge buzima, badashobora no kujya gurugo bagashakisha amakuru. Umuntu akicara akica umuntu, nanababonye bamwe hano ku mbuga, akamwica pe kuri social media. Ariko ejo bundi yajya kubona akabona iki? Akabona umuntu abigizwe umuyobozi runaka, bamujyanye mu kindi, kuko yarumvaga amateka ashaka kugira abantu pe bakagenda bakemera ibintu
ariko rimwe na rimwe hari igihe abanyarwanda twibeshya. Ndabasabye ngo igihe kirageze tuve mu busa bw'abantu birirwa bavuga mahomva ntitukibagirwa amateka. Nimureke batadusubiza inyuma, dushyire hamwe twubake igihugu cyacu. Ariko nsaba ngo irinde kumutuka, irinde gufata ababyeyi be kuko iyo ututse ukubye kuri igicucu nawe ukamwereka ni wowe igicucu kuruta we, ahubwo nakomeza gutuke ariko umwereke ngo ibyo ari byo byose ikomereza inzira, icyo nshaka ndake kuko mu ruhande afite n'imbunda ye niyo kugutuka kugira ngo ugire umujinya, umwandagaze, umuhitane, ahubwo uzasange isi niweho isubiyeho. Mwabivuze neza, uwo mu bayobozi hariya hakurya wahagurutse aritotomba arabyina ashyira intore koko aragaza. Ejo ndabyuka mbatera, reka gusa ejo gusa bampe ubundi nani nsabe harya ni za nzu ebyiri ngo ndazisaba mpaka zimpa uburenganzira. Nyaboneka u Rwanda rwa ntacyo mvuze 2023 na 4 bibwira ko ari 1950. Abanyarwanda barenze umukino, abanyarwanda barenze gukangwa, abanyarwanda bagezaho kilometero 26,338 n'abari hano babyumve. Babaye abanyarwanda umwe, abavuyeho muri imbere ya 1990 kakagenda. U Rwanda si rwa rwundi, babyumve, babimenye, babikirigite, babimenye, n'abandi bose babashyigikiye. Uru Rwanda wenda muzabaza u Rwanda rwo mu myaka 1,000 ariko u Rwanda rwo mu myaka 100, 200, 300 muzategereza iyo ngoma muzayimbwira. Rwarahindutse, ntiruzigera rusubira inyuma. Ubu nibwo ahubwo abanyarwanda bamaze kumenya ko kugira igihugu, bari babizi ko kugira igihugu nubwo baba barakiburijijwe, ariko ubu noneho kuva bakirimo, bagifite, bagikorera, bafite ubuyobozi bubumva nabo bakabwumva, urwo Rwanda mutekereza nubwo mu myaka isi irangira, ubwo muzategereza isi irangire kugira mu rubumbwira, ubwo nanjye wenda nzaba ntakigira. Ndangije mbashimira Simeon n'abandi ngo ukuri tujye tukuvuga, ukwanga akwange, dupfa kudatukana, dupfa kutavuga ibitari byo, tukavugisha ukuri. Tugomba gufashanya, nuzira ukuri uzemere amaraso aho kugira ngo uyahe imbwa cyangwa umusega. Ntabwo ntukanye, ni Ikinyarwanda. Nakwemera nkayaha igihugu cyambyaye kuko ari cyo cyangiza uwo ndiwe, nkaba ari cyo ndicyo. Naha rero narangiza mvuga ngo n'abari hano babyumve, kandi u Rwanda dufite mbabazwa nuko runafunguye amarembo. Mwavuze abo bose bagiye muri za hehe bakaza bakitakuma, birirwa basakuza, isi yose kama ikajya inyuma, bakirirwa bazi n'ibyo bakoze ngo bari gusaba ngo uburenganzira. Ubuhe se uko wabuze ubuhe burenganzira ko unabufite kurusha n'abari ku isi ya Nyagasani? So nkumva rero igihe kirageze ko imbuga nkoranyambaga ziba multiplier, ubundi twaneza tugahora kuri stade imwe yitwa ngo ukuri ku Rwanda kugomba kwivugira, ntabwo bagomba kukuvuga ugifite umwuka. Mureke dufatanye, twafite igihugu, dufite ubuyobozi, dufite abanyarwanda bazi neza intego n'icyo barwanira. Ni ikintu kimwe, ni igihugu gikungahaye, gifite umutekano, kidapfa kujogobwa, kandi ntikizigera gikorwaho, ntibizongera ukundi. Bahere banabyibagirwa kuva kuri uyu munsi kuzageza ku iteka igihe rizashirira. Ndabashimira rero bwana se, nicyo gitekerezo nari mfite nkurikije intego wari ufite yo kugira ngo imitego tuyimenye. Ni mayere menshi, ariko buri gihe uko bukeye, uko tekinoloji igenda iza, natwe twese tujye tumenya ngo tugomba kugendana n'igihe mu buryo dusubiza aba bantu, kandi ukuri barakuzi ko bazakwirenza, ahubwo bizageraho nabo ubwabo bumve bafate izindi nzira. Ndagushimiye kuba mwamuhaye umwanya, reka ndeke n'abandi bakomeze. Murakoze cyane.
urakoze cyane Dr Ismael Buchanan. Hanyuma ubwo twihuta n'ibitekerezo, reka dukomereze kwa Fabrice Kapalaga, kugira ngo nawe yasabye ijambo igihe cyari kibaye kirekire arisabye. Fabrice wafata ijambo nawe ukarasa ku ntego, noneho tugakomeza n'ibindi bitekerezo. urakoze bwana Simeon, uri kunyumva? Turakumva rwose. Okay, mbere na mbere yuko ntangira kuvuga, Immaculé yavuze ko yabarenganiyemo, yabasabye murebe ukuntu mumurenganura, yavuze ko none hari kubumva, murebe ukuntu mumuzamura. Ndi kugerageza namuhaye mike, ndi kugerageza naza kwemeza request twamuhaye araza kuzamuka. Waduha igitekerezo cyawe? Urakoze cyane. Noneho njyewe nashaka kugira ngo urabona kuri iyi mihanda nk'uko wenda title ibivuga, tumenye imitego y'ibigarasha ku mbuga nkoranyambaga. Urumva wenda nk'abantu baba hano umunsi ku munsi, iyo mitego tuba tuyibona, cyangwa se n'ibyo bakora biba byinshi. Njyewe ikibazo n'icyifuzo cyaba ngo nta kuntu byabaho ko space nk'izi ngizi ziba zivuga kuri zirata ibigwi by'igihugu cyacu, zabaho frequently, zikabaho buri kenshi, kubera ko ukurikiranye neza nk'abantu twirirwa hano, abo tuhirirwa barabizi neza. Ibi ngibi abangaba twita ibigarasha, akantu kose ka trading cyangwa akantu kose kavuzwe nk'uko byagiye bivugwa, baba bari tayari bitewe n'umwanya baba bafite n'iki byose nk'uko mwagiye mubigaragaza, baba bari tayari yo kuza bakagira. Nta kuntu bishoboka ko ibi bintu bitajya bibaho, kubera ko wenda ari abantu runaka bateguye ikiganiro, kubera ko ari the future, kubera ko ari Simeo. Nta kuntu byajya bibaho buri gihe. Wenda niba wenda twavuga tuti wenda mu Rwanda niba hari igikorwa iki n'iki, cyangwa niba habaye gahunda iyi, niba wenda mfashe nk'urugero, wenda ikintu icyo ari cyo cyose cya trading ubwabo bashatse kuvugaho bakigoreka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hakaba hari spaces zihoraho zivuga ku bintu bibera mu Rwanda, so that umwana uri bubyuke mu gitondo akaza joininga space cyangwa akaza joininga Twitter uyu munsi, atazabona umwanya wo guhora yumva biriya byabariya, kuko ariko kazi bo ubwabo babumva bafite. Just akazi kabo no gusebanya, akazi kabo no kuvuga nyine ibintu bitagenda gusa. Njye rero ikintu nifuza, rero ikintu mbona mbere yuko tunatekereza ko ngo kubasubiza kugira uti, icyo mbona wenda nka abantu baba ku mbuga nkoranyambaga abenshi turabajene, kandi ni nayo pourcentage nini y'abanyarwanda bose bari hano. Ibintu uzakonsuminga mu bwonko bwawe ni ibintu bihoraho, bihora bisirikira muri screen zawe. Ntabwo ngewe icyifuzo cyane, nta kuntu byajya bibaho, kuko nkanya nshobora kuyikora iyo space ariko ntari kumwe na ba Fadayizide, ntari kumwe na ba Mama Immaculé, ntari kumwe na hari aho nagira nanjye simbone topic cyangwa simbone tip zo gusobanura kuri iyi topic ni. Nta kuntu habaho ko atari uko baturusha imbaraga, ko atari uko baturusha, nta kuntu habaho ibiganiro nk'ibi ngibi bihoraho, nubwo baba baviza trend yose yabayeho. Ni ukuvuga akantu kose kavuzwe, inama yabereye aha n'aha, ibiki byose ibyahabereye, reka natwe tuze tubabwire ngo ibi ngibi byabereye aha n'aha. Akenshi njye ntifuza ko bikunze ko natwe mu rwego rwo kugira ngo, sinzi umuntu wari ufunguye mike, sinzi muri kunyumva? Turakumva rwose. Turakumva Fabrice. Yes, mu rwego rwo kugira ngo ibyo ngibyo bibeho n'umuntu uwo ari we wese. Nk'ubu ngubu nyuma y'iyi space haraza kubaho izindi zo kuvuga ngo ni iki murabizi. Aho kugira ngo hajye habeho ikintu kimwe mu kwezi, kimwe mu mezi atatu, cyo kuvuga ngo reka hamaze iminsi hacicikana, tumenye imitego y'ibigarasha ku mbuga nkoranyambaga. No,
ni ukuvuga ngo nk'uko nabo baprofita akantu kose kavuzwe, ko tuba dufite fagiti nyinshi, ko tuba dufite ibintu byinshi biri gukorwa, amasitade ari kubakwa n'ibiki byose, aho kugira ngo tujye gutegereza njyewe ubwanjye mu ijwi ryanjye ryenyine n'abandi aho kugira ngo tujye gutegereza, nta kuntu. Ni igitekerezo, nicyo ngiye ntekereza, nicyo ngiye nibaza kizatuma abantu baceceka, kuko hari benshi bagiye baceceka ku bantu bamaze iminsi hano kuri izi z'amasipesi. Hari abagiye, nubwo hari abagihari, ariko hari abacecetse n'imbaraga zagiye zigabanuka, abantu bari hano babimenye, cyangwa abantu bajoyininze Twitter recently babimenye. Hari izagiye zigabanyuka ukabibona kubera ko habayeho gahunda yo kugaragaza ibikorwa bihari kurusha ibindi byose. Njye nkifuza cyangwa se nkibaza, nta kuntu bishoboka ko hajya habaho, nubwo bitaba horeri ihoraho ya buri kanya buri munsi, nta kuntu hajya habaho spaces zivuga ku bintu ibyo ari byo byose, wenda bya tradinze wenda hano mu Rwanda, kugira ngo ba bandi baza guprofita ikintu kigiye kuvugwa cyangwa se ikintu cyavuzwe, ikintu cyo kujya kuvuga, habe hari abandi bavuga bati wenda tuvuge wenda impunzi za UK, reka mpere kuri urugero, wenda mfatire urugero, ibintu bimaze iminsi wenda binatrending, impunzi ziva UK ziza mu Rwanda, biravugwa cyane. Akenshi ntabwo ushobora kujya muri space cyangwa se mu biganiro by'ibigarasha ntuwumve ahantu bakomoza. Mu Rwanda nta mutekano, mu Rwanda ntaki. Hagiye habaho space zihoraho zivuga ati, wenda tuvuga urugero, ngewe Fabrice mvuye mu nkambi ya Mahama, irimo impunzi zivuye muri Sudani, aho izo mpunzi zimeze neza, ibintu bimeze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngewe nshobora kuba nari mbizi, n'undi wese wenda mukuru cyangwa se umuntu uwo ari we wese ushoboye gusoma ashobora kuba abizi, ariko wa mwana bafatiranyije bakamubwira ko nta mutekano igihugu gifite, bakamubwira ko impunzi zose zihungetwa, urumva bayabirenganiyemo kubera ko atigeze kubona umwanya wo kumenya ibyo bintu kuko ari hano. Kandi mumenye ko umuntu akenshi, wabishaka utabishaka, ibintu biguhora byiripitinga mu matwi yawe, kubera bihora bigaruka muri screen zawe, byanga bikunda hari igihe bikuganza, atari uko wowe ushaka kugira ngo bikuganze, just kubera ko ari byo biripitinga. Nta kuntu ko atari uko baturusha imbaraga, nta kuntu natwe twakiraho ibintu bihoraho byiripitinga, either hari ikintu cyavuzwe cyangwa se nta gihari, ariko wenda dufite abantu bahari b'ababyeyi, nk'uko nabonye Mzee Damien na ba Ruhashya n'abandi bose, tukagira nanashimira na The Future TV, wenda n'abantu bari hano, wenda umuntu ushaka kumenya, no ku Intsinzi TV umuntu ushaka kujya amenya wenda amateka n'ibiki byose ku bantu byose bibaza, ayagerageza asure urubuga rwa The Future TV, haba hariho amateka. Ariko ku bijyanye n'ibiri hano kuri Twitter uciye mu buryo vuga kugira ngo twihute, ndagira ngo nkumare izo mpungenge. Ubundi iyi space twakoze bundi ni ikiganiro duhuriramo, twihuriza hamwe nka radiyo ya diaspora, One Nation Radio, Igicaniro TV, The Future TV, Rwanda Nordic TV. Ubundi cyari gisanzwe kibera kuri YouTube, ku bari hano bamwe barabizi, kijya gicaho, ni ikiganiro ngaruka cyumweru, gicaho rimwe mu cyumweru. Ariko noneho twifuje no kuza wenda ku badakurikira YouTube cyane, na hano kuri Twitter cyangwa se kuri urubuga rwabaye X, naho gira ngo gahunda ihari ni ukugira ngo ibiganiro byiyongere, kandi byibura rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri. Iyo gahunda irahari, ariko n'abandi bumvireho, ntabwo ari twe gusa, n'abandi barimo hano ababishobora nabo bakora izo space. So ndagira ngo umare izo mpungenge kugira ngo wenda icyo tukiveho, ariko ibiganiro byo bigiye kubaho kandi bizahoraho, kugira ngo wakomeze. Urakoze cyane. Ubwo urumva uragisubije. Urumva igihe cyo navugaga ni uko buriya ubuzima bw'umujene buba influenced bitewe n'ibintu abona akenshi ibintu bimuhora muri screen, ibintu bimugarukaho kenshi. Niba tuba twabonye ibyo ngibyo ngabo mwahoze, kuko mwabisobanuye, nanabashimira mwabisobanuye imitego n'uburyo baprofita akantu kose, ariko tugiye tugira natwe
like niba nabyita natwe uvuga uti okay niba numvise biriya cyangwa niba nanabibonye ntanabigiyemo ariko ndabizi hari abantu baza kuvuga uko biri baza kugaragaza ibi niba baza kugaragaza ibi nkeka ko ikibazo tutajya tugira mu rwego rwa solution no kugira ngo abangaba bazageraho bajye bavuga umuntu yumve ari sagihobe nuko hazaba hari ikindi kintu abajene bakonsuminga kiri positive mu buryo bumwe cyangwa ubundi hano ku mbuga nkoranyambaga. Murakoze cyane. Urakoze cyane Fabrice ku gitekerezo cyawe, hanyuma twihuta ariko nongera kwibutsa ko twarasa ku ntego kugira ngo tutaza gusoza iyi space mu kanya kubera ko amasaha agira ngo baraburaho iminota 2 kugira ngo yuzure 3, nanone tutaza kurambirana, tugerageze turase ku ntego kugira ngo tuze gusoza mu kanya kari imbere. Reka dukomereze kwa Detective, nawe nabonye yamanitse ikiganza umwanya muremure. Detective wafata ijambo hanyuma nawe ukaduha igitekerezo cyawe urasa ku ntego twihuta. Urakoze. Murakoze cyane nanjye kumpa ijambo. Iyi space rwose ije yari ikenewe. Ndi mu bantu bakurikira ama spaces cyane, ariko iyo ugeze hano usanga ari spaces z'ibigarasha nyine nizo nyinshi cyangwa izindi zitavuga nyine ku bintu nk'ibyo. Rwose nanjye reka mfate iminota nk'itatu nduhukire hano. Ibigarasha ikintu cya mbere nabonye, ubu ngubu basigaye bisha mu izina bakita abakongomani, ariko wakumva content ari kuvuga ukumva ni urwango, ugatekereza se uyu muntu niba yanga n'ubuyobozi cyangwa abura n'akantu na gato ashimamo kakozwe nyine, ukibaza ukumva ko umuntu ari abantu batari maso babayobya. Ikindi kintu nashimira ni space z'abadiaspora. Hari space y'abadiaspora nigeze kumva cyane cyane yavugaga kuri Rwanda Day. Space nka ziriya nazo buriya ni uburyo bwo kubirwanya butari direct, ariko buriya uyumvise nawe buriya uri ikigarasha byibuze uhita wumva ko abanyarwanda nyine uhita wumva icyizere. So cyane cyane nakanguriraga n'urubyiruko cyane cyane rukoresha X nyine kujya ureba mu byo dutwitinga ibintu, niba utabizi cyangwa utabyizeye ukabanza nyine ukamenya amakuru, kuko nabyo hari igihe ushiduka wabahaye urwamo. So iyi space nayimenye ntinzeho gato, sinamenye ibyavugiwemo, ariko ibyinshi byagiye bivugwa. Nagira ngo mbashimire by'umwihariko iyi space rwose izabe akagaruka. Murakoze. Urakoze cyane. Hanyuma reka dukomereze kwa Madame Ingabire Marie Immaculé, niba twumva neza wafata ijambo. Urakoze Simeo, jewe ndabumva ahubwo sinzi niba namwe munye. Yego turakumva neza mama. Turakumva neza cyane mama. Ubwo rero ndabasuhuje mwese abari kuri iyi space, ngira ngo nshimire by'umwihariko One Nation Radio yateguye iyi space. Mu by'ukuri yari ikenewe. Duhora tubivuga ku mbuga tubaho, tukagira guta, ariko wenda ugasanga bamwe bari mu bindi abandi bindi ntitubone n'uwo mwanya. Ariko ndabibashimiye ko noneho wabonetse, kandi nizera ko atari uwa mbere ngo ube n'uwa nyuma, hazakomeza n'izindi. Nawe icyo nagira ngo mvuge, icya mbere ntemeranya namwe, ntabwo ndi butinde rwose munyihanganire. Ni ukuvuga ngo tumenye intuzi ibigarasha bikoresha ku mbuga nkoranyambaga. Ayo mayeri turayazi, ntabwo ubu dukeneye kuyamenya pe, turayazi neza. Hari abihindura amazina, hari abagira gute, turayazi. Nta n'andi mayeri arimo mu by'ukuri, tuvugishije ukuri. Ni ibintu byo gusebanya, gutukana, gutuka igihugu, gusebya abayobozi bacyo. Ndagira ngo hari akantu menya ari Ruti wabanje kukavuga mbere, ariko nyuma n'abandi ba comrades bose bakavuze. Ndumva na Bukanani yakavuze, ndumva na Vianney, ni benshi bakavuze ngo ntabwo twe rwose dukunda u Rwanda, ngo icyo tudashaka
ngo ni ubuyobozi bw'u Rwanda. Come on, wowe wari wumva umuntu ukubwira ngo ndagukunda nkakwangira umwana? Umuntu waza akabikubwira ngo ndagukunda nkakwangira umwana yaba ari umusazi. Noneho mbwira ukuntu uzicara ukavuga ngo ngo yaba bateraga bombe ngo bakagira, hari none igeze kuva ngo dukotanyi ngo bakatwica bakaturasa. Ese ubundi mu Rwanda haba inkotanyi gusara? Haba inkotanyi gusa cyangwa ntibazi inkotanyi icyo ari cyo? Urumva rero ntibakajye batubeshya ngo banakunda u Rwanda. Icyo ni icya mbere rwose, icyo cyumvikane neza. Icya kabiri, amagambo yose bavuga basebye igihugu bagituka akantu kose, nk'abo baba bavugaga ngo Jenerali Nyamvumba yarapfuye. Ariko koko hari ubwo binsetsa nkumva ngiye guseka gusa. Rero noneho njyewe noneho baransoneye cyane, bavuze ngo ndarwaye ndarembye ngo agiye gupfa ngo ariho arishyura. Njyewe ndishyura nde? Ndamwishyura iki? Ninde mfitiye umwenda? Ubu se barumva ndwaye iki? Ahubwo n'abantu ese ubundi ipfuye byabamarira iki? Gupfa ko nzapfa nabo bazapfa. Buriya umuntu utagira ubwenge na buke yishimira ko undi yapfuye, kuko aba yibagiwe ko ejo nawe ari we. So rero njyewe reka mbabwize ukuri, ni ukuri muraza kugira ngo ndiho ndafobya ibintu, kandi n'impamo y'Imana ntabyo mfobya. No ku mbuga nkunda kubyandikaho, abo tubanaho barabizi. Uru Rwanda rwambutse inyanja irimo n'imihengeri. Uyu munsi sinshaka umuntu hano ngo adukangishe ibiziba. Ni ibiziba nyine, ni ibiziba. Uwavuzaga induru ejo bundi ngo arahagarara Igoma arasa i Kigali, nkayoberwa n'aho yari kugerera ngo hanyuma ngo Kagame arare mu ishyamba. I Kigali nta shyamba rihaba, sinzi aho yendaga kumva ko arara. Ejo bundi si we wisubiragaho ngo yumvise atariyo priorite, ngo si cyo cyihutirwa kurusha ibindi. Ntabwo ari uko yasanze atari cyo cyihutirwa, please, ni uko azi ko atabishoboye. Ariko mwebwe reka mbabaza, mwari mwabona, nahoze mbona bishima cyane bahamiriza ngo babonye ababafasha. Mugani wa wundi wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. None se abo mwisunga babafasha, mana yanjye, bo bifashije iki? Koko ukumva umuntu arishima ngo abonye bamufasha ngo kujya ngo gutera u Rwanda. Ubwo byakunaniye wenyine nta wundi ugufashije, rekeraho nyine wicare witonde, ntabyo ushoboye. Hari igihe kimwe najyaga numva bajyaga bavuga ngo tubyibereyemo. Ese mwaje kubyiviramo ryari diswe ko nanakubonye hano kuri space turi kumwe? So rero njyewe ni ukuri simfobya, ariko bariya bafata ibyifuzo byabo n'inzozi zabo bakabigira ukuri. Iyo rero bamaze kubigira ukuri, ubwo icyo gihe nyoberwa n'icyo nakongera kumusubiza. None se nanjye ntidufite ibyiyumviro bimwe, ibitekerezo byacu rwose ntibisa, ibyifuzo byacu ntibisa, inzozi ntizisa. Rimwe na rimwe ni ukuri igihe simbabeshya, hari n'ubwo mbura icyo namusubiza. Ariko icyo nemera nanasoza, ibyiza by'igihugu cyacu byo tugomba kubivuga. Yaza avuga ibibi, yaza avuga ibibi, wowe nawe ugashyiraho ibyiza by'igihugu, ariko utitwa ko ari busubiza. Ngewe no kubasubiza numva ari no kubaha agaciro. Naranabiretse mbiheruka kera cyane, nta n'agaciro nshaka kubaha. Ntabwo naho umuntu agaciro yiyambuye wenyine. Ariko icyo ngira ngo mbabwire bavandimwe turi kumwe hano kuri space, ni ukuri uru Rwanda ibikorwa byarwo birivugira. Ni ukuri ntihagire umuntu n'umwe akangwa n'ibyo abo bantu bavuga. Tujye natwe dushyiraho ibyacu, ariko natwe tuvuga ibyacu. Avuga ibye, tuvuga ibyacu. Avuga ibye, tuvuga ibyacu. Hanyuma nihagera igihe cyo kureba facts,
ngo turebe ngo ese uwavugaga ibihari ninde n'uwavugaga ibidahari ninde. Abantu bazabibona, nta kindi. Ntabwo twe dufite akazi kenshi, dufite ibyo dukora. Bamwe ngo twaranarembye bazaze badusure, abandi ngo twaranapfuye bazaze badushyingure, ariko dufite imirimo myinshi dukora twebwe ngo duteze imbere iki gihugu. So bareke bavuge, nta n'indi mirimo bafite, hama tujye dufata umwanya twishyireho ibyacu, natwe twivugire neza igihugu cyacu ko natwe tukizi, nitwe tukirimo. Harya umuntu umaze imyaka 30 cyangwa munsi yayo gatoya avuye muri uru Rwanda aruvuga ruzihe? Biriya byose reka mbabwire, ni ukuri byatewe imbaraga, biterwa kubasha kuvuga na bariya ba Kayumba na ba Theogene. None se mbere hose ntibariho ko batavugaga se? Nibakomeze rero bavuga, bidutwaye se iki? Abo se bavugaga uyu munsi bari hehe? Barihera haruheruka kubumva? Sawa rero bavandimwe abo mu Rwanda n'abo duhuje amasaha y'ijoro ryiza murota Imana, abandi bari utaragenda mama Immaculé, ngira ngo abantu n'ubundi bari bakomeje kwifuza ko nawe uza kuduha igitekerezo hano, nuko wenda hari network byakomeje kugenda byanga, ariko reka nkubaze wenda ikibazo kimwe wenda bijyane kugira ngo wa mugani tukuveho tujya no ku bindi bitekerezo by'abandi. Ngira ngo nk'uko bivuze wenda uratubwiye uti ngewe nta nubwo muri iyi minsi nkibataho umwanya, niryo jambo wakoresheje mbasubiza. Ariko noneho iyo urebye wenda wowe uri mukuru n'aya mateka y'iki gihugu urayazi, warayakurikiraga, ngira ngo tunatangira twavuga ko imyaka ubu igiye kuba 30, ejo bundi mu kwa kane turaba twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30. Ariko muri iyi minsi iyo urebye usanga noneho bashishikajwe ahanini n'urubyiruko ruba rugiye hanze y'igihugu, kuko abenshi n'ubundi nabo abarwanya leta y'u Rwanda, abasebya igihugu, abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi, usanga ariho baherereye. Nubwo no mu Rwanda hari abandi bake nabo bahari, ariko urubyiruko usanga ari rwo rubashishikaje, ndetse narwo rumwe nubwo atari rwinshi ariko rurabayoboka, tujya tubibona. Ariko ni iki gikwiriye gukorwa mu rwego rwo kwamagana bene aba bantu, cyane ko no muri iyi space turimo hano kuri Twitter yabaye X, ariko hasigaye naho hari urubyiruko, kandi usanga ku mbuga nkoranyambaga ariho binjirira. Kubera iki aba bantu ariho bari kugana cyane kugira ngo biyegereze urubyiruko? Hanyuma ni iki cyagakwiriye gukorwa ku munyarwanda urimo hano muri iyi space ukunda igihugu? Ese ni iki akwiye gukora kugira ngo bamagane bene aba bantu? icya mbere. Urakoze Simeo no kuri icyo kibazo umbajije, kuko burya nanjye urubyiruko ni abantu mbonamo icyizere cy'ejo, mbatindaho cyane. n'abo tubana ku mbuga barabizi ko igihe cyose mbambwira urubyiruko ni abana bacu, nibo mbona ko nibo Rwanda rw'ejo. Anyway, niko nabyita, nibo tuzanarusigira n'ejo bundi. Amateka ye koko ndayazi, cyane cyane aya y'ejo bundi, aya yavuba wenda ya muri za 59 nanjye ndabisoma nkanabyumva nk'abandi, ariko ntabwo nabibayemo. Ariko ibya nyuma ibya 73 narangizaga amashuri abanza, ntabwo mbyibuka neza, sinanabimenya, ariko sinari nahari. Ariko iby'inyuma yaho byose ndabizi. So urubyiruko rero jyewe ikintu bareke nyine kurudutanga. Nanjye mpamagarira urubyiruko, kandi barabizi, abo tubana urubyiruko tubana ku mbuga kuri Twitter hehe, barabizi urubyiruko n'abantu bankora ku mutima cyane. Tugomba rero natwe kuganira nabo buri gihe, tukababwira ngo uru Rwanda mureba mwabana mwe si uku rwahoze, kandi kugira ngo rugere ahangaha rugeze hatanzwe ibitambo byinshi cyane. None rero
ni mwebwe ejo muzaba murufite mu biganza byanyu muruyobora. Mugomba kumenya ngo byagenze bite, amateka y'iki gihugu ni ayahe. Tugomba rwose kuyabigisha ibyo byo. Abo baba bashaka kujyayo gufatanya na bariya, hari impamvu eshatu. Iya mbere, bashobora kuba bafite ya ngengabitekerezo bajya bita ngo niyo ku ziko, abana bakuru iwabo aho bavuka. Abo babyeyi banyu mwabana mwe bababwira gutyo, si abarezi ni abarozi, bariho barabaroga babicira ejo heza hanyu hazaza. Hanyuma impamvu ya kabiri ishobora kubiterwa n'ibyo byo gukunda gukira vuba, gushaka ibyo babona, mbese jye nabyita inda nini. Ariko nzi neza ko abenshi baza gusanga ibyo ngibyo atari nabyo na gatoya. Impamvu ya gatatu ni abo ngabo nyine bakomeza bababwira ngo urabona ngo muri abashomeri, ngo FPR yabimye akazi, dore ko FPR yabaruhiyeho, ariko ntibinatangaje. Rega igiti cyera imbuto nicyo giterwa amabuye menshi, ibyo birazwi. Ngo ngira ngo hari rero n'abavuga ko umuntu nka Immaculé ku myaka nk'iye arananiwe cyangwa se yapfuye cyangwa agafata umuyobozi runaka nk'uko wabikomojeho cyangwa ngo ntakiriho. ararembye, cyangwa ngo ararembye Urwo arenda rubyiruko gupfa. rero rubyumva rukaba rushobora wenda kuyobywa n'ibyo binyoma. Ndagira ngo wenda uruhe mesaje nk'umuntu mukuru kandi uzi aya mateka, kuko abenshi ni n'abanavutse nyuma ya jenoside, nibo dukunze kubona hano ku mbuga nkoranyambaga. Babyitwaremo bateye mama Immaculé? Icyo ngira ngo babyitwareho abo bana, ni urubyiruko, imbere yabo niho harehare kandi niho heza. Bareke kwishinga umuntu. Umuntu aragira atya, ntagira n'igihugu, ni ukuri ntagira n'igihugu. Njya mbwira abantu nti ikintu kimwe mfana n'uru Rwanda kidashobora gutuma nanarutera umugongo na gato cyangwa rwibagirwe, ni uko nagize igihe nkitwa nanjye umunyagihugu. Nicyo gituma mbwira abantu, jyewe FPR nta wundi mwenda imfitiye. Uwo yari ifitiye yarawishyuye rwose, yari ukumpa igihugu, yarakimpaye. Mwabana mwe, abo bana bose batazi amateka y'iki gihugu, nta kintu kibi nko kubura igihugu. None uyu munsi ko ugifite, umuntu araza kukubeshya agushukisha ibiki, akubwira ngo va mu gihugu, ni ukukubwira ngo va ku ibere rya nyoko kandi utaracuka. Nicyo bivuze. Ni uku amuka, ni ibintu by'ejo bundi, kandi byasabye igiciro ngo amateka yanditswe n'amaraso ntiwayasibisha wino. Ni nk'uko utayasibisha n'ubugambo bwo kuri Twitter na Space na hehe na hehe. Amateka yacu yanditswe n'amaraso. Ndashaka urubyiruko rwemera rukicara bakabyumva, noneho buri wese akazana icyo ashoboye ngo kugira ngo dushyireho itafari. None se urambwira ngo narangije kaminuza nabuze akazi? Nanjye birambabaje kuba wararangije kaminuza ukaba utarabona akazi. Ariko abo bagushyushya gutyo, ndagira ngo bakubwire ko bafite nawe utakwishimira kugakora. Icyo cyo rwose cyumvikane. Hanyuma rero, niba unarangije kaminuza ukaba utarabona akazi, we waranayize disi, wagize Imana. Reka twicarane twese turebe, ese iyo umuntu atabonye akazi yahawe na leta cyangwa n'ibigo byigenga